Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba MIRAN TV merere hose mbifuriza ishyanirwe mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Fabrice muri kumwe ndetse mukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi nshimira abakomeza kunyereka ko banshyigikiye bakora like share ndetse na subscribe kuri MIRAN TV. Kugeza ubu rero nkuko twari twabigarutseho twatangaje ibijyanye n'amakuru agiye atandukanye cyane cyane ari amatora ari kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho twababwiye ko harimo harahatana abakandida babiri aribo Donald Trump ndetse na Kamala Harris. Kugeza ubu rero ejo nyuma y'amatora ibyavuyemo bigaragaza ko Donald Trump ari we uri kuza ku mwanya wa mbere muri leta bamaze kubaruramo amajwi, aho kugeza ubu ngubu amaze kugira amajwi agera kuri 51.1%, naho Harris bahanganye we akaba afite 47.4%. Ni ukuvuga ngo abaturage mu baturage barenga miliyoni 300, ni ukuvuga ngo miliyoni 70 zamaze gutora Trump, naho 63 zimaze gutora Harris. Bivuga ngo Trump kugeza ubu ngubu arimo arishimira intsinzi cyane, arimo arabyina intsinzi, nubwo hari imijyi imwe n'imwe amajwi ataratangazwa, ariko bigaragara ko Trump yamaze gutsinda. Ntago biragera ku mwanzuro cyangwa se turamenya uko bimeze, ariko kugeza ubu ngubu ahagaragara muri leta zimwe zirimo abaturage benshi cyangwa se muri leta zivugwa ko ziba zishyigikiye abarepublike abademokrate, amajwi yo yamaze gutangazwa. Niyo mpamvu bigaragara ko Trump asa nkaho ari kubyina itsinzi. Nkuko twabigarutse mu biganiro byacu bishize, ese Trump aramutse atsinze ni izihe mpinduka twabona mu biri kubera hirya no hino ku isi? Twagiye tureba ko cyangwa se tubona ko Amerika ifite akaboko mu ntambara ziri kubera hirya no hino ku isi, aho Trump we yopozaga Harris mu bijyanye no guhagarika intambara cyane cyane twe twabonye muri Ukraine n'Uburusiya, aho Trump yavuze ko namara gutorwa intambara ya Ukraine n'Uburusiya azahita yishyiraho akadomo mu masaha 28. Ntago tubizi ko mu masaha 28 yaba yashyizeho akadomo, ariko naramuka agiyeho nibaramuka bamutoye ibi yavuze koko azabishyira mu ngiro. Amatora aracyakomeje, araho batarabarura, ariko imijyi myinshi bamaze kubarura. Nuko ngo reka tubihanga amaso turebe koko niba imigabo n'imigambi yatugejejeho namara kujya ubuyobozi cyangwa se namara gutsinda aya matora azayigeraho. Ku rundi ruhande rero nagira ngo mbabwire ko kugeza ubu ngubu noneho Ukraine yatangaje ko ku rugamba bari gusakiraniramo n'Abarusiya harimo ingabo za Korea. Muri Kursk habayeho ibitero bitandukanye, aho Ukraine yatangaje ko mu bantu bagabwe ibitero cyangwa se mu bitero byabaye harimo abasirikare bo muri Korea y'Amajyaruguru baguye kuri ibyo bitero bagera kuri 2. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe gitambutse Ukraine yakomeje kurekarama ko mu rugamba bahanganyemo n'Uburusiya harimo ingabo za Korea y'Amajyaruguru. Gusa Korea y'Amajyaruguru nk'uko byatangazwaga yavugaga ko ku rugamba ho itari ku murongo w'imbere, itari kujya ku rugamba, ahubwo bari bohereje abantu kuba indorerezi cyangwa se gufasha Abarusiya mu bintu bijyanye na tekinike cyangwa se mu bindi byo kuba ku rugamba, ariko mu bijyanye na front line ko nta ngabo z'Abanyakoreya zirimo. Ariko kugeza ubu batangaje ko mu rugamba bari kurwana haguyemo n'ingabo zo muri Korea. Ese ibi bisobanuye iki ku rugamba? Kim Jong-un wa Korea y'Amajyaruguru arabivugaho iki? Nabyo reka tubyitege turebe niba koko Korea yeruye kuba yajya ku rugamba hamwe n'Abarusiya mu gihugu cya Ukraine. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Intebe muri Israel yahagaritse Minisitiri w'Ingabo. Ese bisobanuye iki kuba Netanyahu yakirukana Minisitiri w'Ingabo mu gihugu cya Israel? Minisitiri w'Ingabo rero akaba yavanywe kuri uyu mwanya, ariko nabwo ngo byakomeje guteza imyigaragambyo mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel. Minisitiri w'Ingabo rero Gallant yamaze kuvanwa kuri uyu mwanya, mu gihe Netanyahu yavuga ko kuvanwa kuri uyu mwanya ari uko hari ibintu batari kumvikanaho. Nyamara we ku mbuga ze nkoranyambaga yatangaje ko nubwo yavanywe kuri uyu mwanya, ariko umutekano wa Israel ari ikintu ashize imbere. Kuba Netanyahu yamuvana kuri uyu mwanya rero byateje imyigaragambyo mu bice bigiye bitandukanye, abaturage bavuga ati uwo muntu ntago dushaka avaho, turashaka nyine kaguma ku butegetsi, turashaka ko aguma akayobora, n'iki ko bisa nkaho yarashyigikiwe n'abaturage batandukanye. Gallant rero kuva yavanwa kuri uyu mwanya
bari ibintu bagiye bapfana Netanyahu ko na mbere yari yamuvanyeho biteza imyigaragambyo biba ngombwa ko yisubiraho amusubiza, ariko kugeza ubu ngubu yatangaje ko noneho yamuvanyeho byeruye ndetse bigenda biteza imyigaragambyo ahantu hagiye hatandukanye. Uyu Gallant rero mu bintu bigaragara cyangwa se mu bintu bagiye bitangazwa n'itangazamakuru bivuga ko kuvanwa kuri uyu mwanya mu byo batumvikanyeho na Netanyahu ari uko yari yamusabye ko mu ntambara barimo muri Gaza ari imbohe zari zajyanywe, noneho biba ngombwa ko bisa nkaho izo mbohe bazihererekanya cyangwa se bagarura izo mbohe z'Abayisiraheli. Gusa avuga ko mu kugarura izo mbohe n'ubundi bishobora guhagarika intambara iri guhuza Israel na Gaza. Ibyo rero kubyumvikana na boss we byarananiranye, biba ngombwa ko batumvikana ku bintu byo kugarura izo mbohe, none akaba yafashe umwanzuro wo kuba yamukuraho ndetse yamusimbuza. Ibi bihatse iki kuba minisitiri w'ingabo muri Israel yavanwaho? Ese intambara irakomeza muri Gaza? Arakomeza Netanyahu arakomezaga b'ibitero? Ibi byose reka tubihanga amaso turebe aho byerekeza. Ayo rero ni aramutswa avugwa hirya no hino, ndetse turakomeza tubakurikiranira uko bimeze hirya no hino ku isi, tubasaba gukora like, share, subscribe ndetse no gusharinga ku bantu batandukanye, tubabwira ko kuri MIRAN TV tubazanira n'abasesenguzi batandukanye batugezeho ko hirya no hino bimeze, batubwira ubusesenguzi cyangwa se ubusobanuro bw'intambara ziri kubera hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru atandukanye. Njye mwari muri kumwe rero ni Tuyisenge Fabrice, dusubire mu bindi biganiro bikurikira.